Muraho neza, ndabasuhuje cyane. Mwebwe abadukurikiye muri ahatandukanye mu isi, ndetse namwe abaturebye bwa mbere, tubahaye ikaze muri kino cyigisho cy'aya manywa kitwongera imbaraga. Ibi ni ibyigisho bidukangura mu bya mwuka, muri runo rugendo turimo tujya mu ijuru. Njye ugiye kwigisha ndi Andrew Henriquez. Buri wese ubaza ibirimo biratambuka cyane mu bitangazamakuru muri kino gihe cyacu byerekeranye n'ubuyobozi bushya bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump ni perezida, J.D. Vance akaba visi perezida. Uyu munsi muri kino cyigisho cy'uyu mwanya tugiye kugira icyo twongera kuganiraho ku byerekeranye n'abari kuyobora ubuyobozi bwa Amerika. None ndifuza kugira ikintu kimwe mvuga, kandi kino ndakibwira by'umwihariko abakobanyi n'abanenganenzi n'abatagira icyo bitaho n'abashaka kugumya kuba impumyi ku buhanuzi. Benshi baravuga bati mwe kwibanda cyane kuri politike, bati kandi mwe kwibanda cyane ku biri kubaho mu isi ubu ngubu. Ibi ngomba kongera kubisubiramo by'umwihariko uyu munsi. Bwa mbere Yesu Kristo yaravuze muri Yohana igice cya 14 umurongo 29 ati ibi mbibabwiye bitaraba kugira ngo ubwo bizaba bibaye muzizere. Icyo Imana yavuze kitaraba ubwo n'ubuhanuzi. None tugomba kumenya gute ko cyasohoye? Tugomba kureba ku biri kuba mu isi, ariko reka ndusheho kubisobanura mu buryo bw'umwihariko ubwo tuvuga kuri politike. Ntabwo tugomba kwivanga muri politike no mu bikorwa byayo, ariko tugomba kumenya icyerekezo n'imigambi y'ibyabanyapolitike bari gukora. Ku bw'izi mpamvu, ya mbere, iyo urebye muri Bibiliya, igihe Abaheburayo bari mu bunyage, ubwo Babuloni yari yaraje ikabanyaga, Imana mu gihe cy'imyaka irenga 100 mbere y'icyo gihe yari yarahanuye ibinyujije mu muhanuzi Yesaya ku munsi umwe ubwoko bwayo buzava mu bunyage bw'i Babuloni. Kandi n'umwami wari gutanga iryo tegeko ni umwami Kuro, yanavuzwe mu izina rye mu buhanuzi. Iyo nge nawe tuba turiho muri icyo gihe turi mu bunyage kandi twifuza gutabarwa, mbese n'iki twari kuba turimo turahanga amaso cyane uretse Imana gusa? Twari kuba turimo turanahanga amaso umwami uzasohoza ubuhanuzi bwa Yesaya bwo gutuma tuva mu bunyage bw'i Babuloni. Twari kuba turimo turibaza tuti umwami Kuro azima ryari, kandi Abamedi n'Abaperesi bazategeka ryari ngo ubuhanuzi busohore? Icyo nicyo cyari kutumenyesha yuko ari igihe cyo kuva mu bunyage. Iyo ni Bibiliya kandi ntawe ushobora kubivuguruza. Icya kabiri, Imana yabwiye Aburahamu mu myaka irenga 100 mbere y'uko ibyo yavuze bibaho, iti ubwoko bwanjye buzajya mu bunyage bwo muri Egiputa kandi buzakoreshwa ububata. Ndetse ibyo byasohojwe n'umuyobozi wayoboraga leta. Bibiliya iravuga ngo nuko muri Egiputa hima umwami utazi Yosefu, ashyira ubwoko bw'Imana mu bubata mu gihe cy'imyaka 400. None nge nawe ntabwo tubayeho mu gihe cya Mose cyangwa icya Aburahamu cyangwa icya Yosefu cyangwa icya Farawo wo muri Egiputa. Ntitubayeho no mu gihe cya Yesaya n'icya Nebukadinezari. Ubu turiho muri 2025 kandi natwe tugomba kureba ku biri kubaho muri kino gihe cyacu. Ni ukuri kw'iki gihe. Mu byahishuwe mu gice cya 13 kuva ku murongo wa 11, Bibiliya ivuga ku bya Amerika nk'inyamaswa y'amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ariko ubwo butegetsi bwa Amerika igihe kikagera bukavuga nk'ikiyoka. Mbese Amerika ivuga gute? Cyangwa igihugu kivuga gute? Igihugu kivuga binyuze mu nzego z'ubutegetsi bwacyo. Urugero, Amerika ivuga binyuze mu nzego z'ubucamanza bwayo ndetse no mu nzego zishyira amategeko. Nuko urwego nyobozi rugashyira ayo mategeko mu bikorwa. Nuko bigenda. Mbese Amerika ubuhanuzi buvuga ko izakora iki? Izahatira isi yose kuramya inyamaswa ya mbere. Kandi inyamaswa ya mbere ni ubupapa, aribwo Kiliziya Gatolika y'i Roma binyuze mu gushyiraho itegeko ryerereza umunsi wo ku cyumweru dimanche. Icyo ngicyo nicyo kimenyetso cy'inyamaswa kigomba gushyira iherezo ku mateka y'isi. None ubwo ni iki tugomba kwibandaho muri uyu mwaka wa 2025? Iyo twiga ku ngingo z'ubuhanuzi, tugomba kwibanda ku ruhererekane rw'ibikorwa bya politiki, tukareba uko bigenda bisoza ubuhanuzi. Kandi ibyo nibitwereka ko imperuka iri bugufi, bizadukangurira gushakira ubuhungiro kuri Yesu Kristo. Kuko ubuhanuzi buvuga ngo utazaramya akurikije itegeko ry'isi azicwa. Ndetse Bibiliya iravuga ngo ntawe uzemererwa kugura cyangwa kugurisha adafite icyo kimenyetso cy'inyamaswa.
uyu munsi urubuga rwamaze gutegurwa kandi ubwoko bw'Imana bukwiye kwitegura bukigiza ku ruhande amagambo y'abakobanyi n'ay'abanenganenzi n'ay'impumyi ku buhanuzi bw'ibiri kuba muri kino gihe cyacu, ndetse tubasengere twizera ko nabo bazahumuka amaso bakagaruka ku kuri kw'iki gihe nk'uko kwigishwa muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Uyu munsi ingingo tugiye kuganiraho hamwe n'umushyitsi wanjye w'imena iravuga kuri ibi ngibi ngo Perezida Donald Trump yatangiye gushyira mu bikorwa amategeko yo muri proje ya 2025 kandi ubu biri ku mugaragaro, ndetse ubu ibyo byatwinjije mu gihe cyitwa igihe cy'izahabu. Umuryango wa Heritage na Perezida Trump n'abafatanyabikorwa be bose baravuga bati twinjiye mu gihe cy'izahabu. Indi ngingo y'ingenzi tugiye kuganiraho iravuga ngo ninde uri kuyobora Amerika? Ntabwo ari utekereza ko ari we uri kuyiyobora. Mugumye kuba maso turabiganiraho, kandi byashoboka yuko Babuloni n'abafatanyabikorwa bayo bagwa byuzuye muri ino myaka 4 iri imbere. Iki ni igihe cyo gushyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka, ndetse umushyitsi wanjye w'imena ari hano uyu mwanya kugira ngo tuganire kuri izi ngingo uyu munsi. Ikaze nanone Marie Diaz, wajya mbere. Urakoze cyane kunyakira kandi nejejwe no kugaruka hano. Imana iguhe umugisha. Urubuga rwamaze gutegurwa none uyu munsi aratuganiriza kuki ku byerekeranye n'ibibaho byo muri kino gihe cyacu tubirebeye mu mboni z'ubuhanuzi. Nk'uko umaze kubivuga mu kanya, tugiye kwinjira cyane muri ziriya ngingo wavuze, twibaze ngo ni bande bayoboye ibiri kubaho byose kandi birahurira hehe n'ubuhanuzi bwa Bibiliya bwo mu minsi y'imperuka. Ndizera ko kino cyigisho cy'uyu munsi ibyo kigiye kubishimangira neza. Tugiye guhera kuri iyi nkuru iri hano yatangajwe na Wall Street Journal. Iravuga ngo Trump yatangaje ko igihe cy'izahabu cya Amerika cyatangiye amaze kurahira. Ubwo rero biri ku mugaragaro ko kino gihe cy'izahabu cyatangiye, twaba tukiteguye cyangwa tutacyiteguye. Ndetse icyo nabonye gitangaje muri ibi ngibi ni uko byari byarakomeje kuvugwa na mbere y'uko arahira, aho amaze gutsinda abantu batangiye kuvuga bati tugiye kwinjira mu gihe cy'izahabu. Iyo mvugo yagiye ikunda kumvikana nk'isanzwe, ariko maze kuyitegereza nabonye ko ari ngombwa ko tuyiganiraho byimbitse kugira ngo tubisobanukirwe. Tugiye kureba aya mashusho atandukanye ya bamwe mu bayobozi ba Amerika bavuga ku bya kino gihe cy'izahabu, kandi ndifuza ko badukurikiye by'umwihariko bita ku magambo y'ugiye kuvuga bwa nyuma avuga ku bya kino gihe cy'izahabu. Mureke tuyakurikirane. This will truly be the golden age of America. Iki gihe mu by'ukuri kizaba ari igihe cy'izahabu kuri mwese. I'll be walking the president out here tomorrow for a glorious day in the beginning of a new golden age in America. Ejo ndaba ndi kugendana na perezida hano ku munsi w'igiciro utangaje wo gutangira kw'igihe cy'izahabu. Now we're excited to move forward into the golden age of America's history. Ubu turanezerewe cyane kuko tugiye kujya mbere twinjira mu gihe cy'izahabu mu mateka ya Amerika. As the president said, we're going to have a golden age. Nk'uko perezida yabivuze, tugiye kugira igihe cy'izahabu. This is the dawn of the golden age of America. Iki ni cyo gihe kidasanzwe cy'izahabu kuri Amerika yose. And our golden age has just begun. Igihe cyacu cy'izahabu cyatangiye. Well, I expect the first minutes after President Trump being sworn in to be the beginning of the golden era of America. Nizera ko ku munota wa mbere nyuma y'irahira rya Perezida Trump ari itangira ry'igihe cy'izahabu nk'uko yakomeje kubivuga, kimwe n'uko natwe twakomeje kubivuga hano mu muryango wa Heritage Foundation. Wakomeza. Nk'uko mubibonye, Kevin Roberts, umuyobozi w'umuryango wa Heritage Foundation wateguye proje ya 2025, yari yaravuze mbere y'uko Perezida Trump arahira ko uhereye ku kurahira kwe kujya mbere Amerika izatangira igihe cy'izahabu. Yavuze ko Trump ari uzasoza icyo gihe, yavuze gusa ko kuva ku irahira rye Amerika izaba yinjiye mu gihe cy'izahabu. Ndetse we na perezida ibi bakomeje kubivugaho banabiganiraho mu myaka myinshi. Uru rero n'urufunguzo twifuza ko badukurikiye batangira kuzirikana muri uyu mwanya. Reka twongere dukurikira aya magambo inshuro imwe, noneho turebe neza uko arimo arahuza kino gihe cy'izahabu na gahunda ya Heritage Foundation. Reka twongere tuyakurikirane. As the president said, we're going to have a golden age. Nk'uko perezida yabivuze, tugiye kugira igihe cy'izahabu. This is the dawn of the golden age of America.
iki nicyo gihe kidasanzwe cy'izahabu kuri Amerika yose. And our golden age has just begun. Igihe cyacu cy'izahabu cyatangiye. Well, I expect the first minutes after President Trump being sworn in to be the beginning of the golden era of America. Nizera ko ku munota wa mbere nyuma y'irahira rya Perezida Trump ari itangira ry'igihe cy'izahabu nk'uko yakomeje kubivuga, kimwe n'uko natwe twakomeje kubivuga hano mu muryango wa Heritage Foundation. Impamvu nifuje ko twongera kumva no magambo ni ukugira ngo mwumve neza ko kino gihe cy'izahabu kiri guhuzwa na gahunda z'umuryango wa Heritage Foundation, ari nawo wateguye umushinga utangirira muri 2025 wa projet 2025. Ikirushaho gutangaza cyane nuko bari kubifatanya cyane. Aha ndagira ngo tugire ibindi tugereranya. Hari igihe tujya tureba amagambo atandukanye y'ibitangazamakuru bitandukanye bivuga biti imihindagurikire y'ikirere, babisubiramo kenshi kandi mu buryo bumwe. Iyo tubonye ibyo bitangazamakuru bitandukanye bivuga bityo ndetse mu buryo busa, byaba iby'abademokarate cyangwa iby'abarepublikani, bihita bitugeza ku kuri kuvuga ko bari gusoma ku nyandiko imwe, n'aba banyapolitike bari gukoresha amagambo amwe. Kandi iyi mvugo imwe bari gukoresha ntabwo yaturutse kuri Perezida Donald Trump, kuko Kevin Roberts yavuze ko umuryango wa Heritage Foundation ibi wabiteguye mu gihe kinini gishize na gahunda zigize icyo gihe cy'izahabu. Biratwereka neza mu buryo budashidikanywaho uri kuyobora ibi byose uwo ari we, kandi iyo bavuze ngo igihe cy'izahabu baba bari kuvuga ku gihe cy'umwihariko kigomba no kubamo ibikorwa by'umwihariko. Wakomeza. Yego, nk'uko umaze kubivuga mu buryo buzima, tugiye kwerekana uko Kevin Roberts wo mu muryango wa Heritage Foundation wateguye ya projet ya 25 yakomeje kuvuga ku byino gahunda yiswe igihe cy'izahabu mu gihe cy'imyaka myinshi. Mureke duhere hano. Baratangaje ngo Perezida w'umuryango wa Heritage witwa Kevin Roberts yavuze ko misiyo y'uwo muryango wa Heritage Foundation ari ugutuma ibintu bikorwa. None igitangaje cyane nifuza ko mutindaho ni kuri ariya matariki ubwo iyi nkuru yasohokaga bwa mbere. Hari mu kwezi kwa 12 ku itariki 10 muri 2021. Ubu turi kuvuga hafi imyaka 5 aya magambo y'imyiteguro atangajwe. Ino nkuru irakomeza ngo ubwo Roberts yitegura kuyobora umuryango wa Heritage mu gihe cy'izahabu cy'abanyamerika bashikamye ku byakera, ahanze amaso mu gushyira mu bikorwa imiyoborere ishingiye kuri abo bakonservative, kandi afite gahunda yateguriye umuryango wa Heritage Foundation aho yifuza ko uri muri gahunda zawo. Ubwo rero dushingiye kuri aya makuru, nk'uko twabibonye ko yatangajwe muri 2021, ntabwo ari Perezida Trump ubwe wadukanye n'umvuga ivuga ngo igihe cy'izahabu, ahubwo n'uyu muryango w'abashikamye ku byakera ndetse bavuga ko bisunga Imana bo mu muryango wa Heritage bayobowe na Kevin Roberts. Nibyo. Wakomeza. Ndifuza ko bino bisobanuka neza ku badukurikiye. Yego nibyo, kandi hari impungenge nyinshi kuri ibi ndetse dushobora kuziganiraho nyuma, kubera ko dukunze kubona tuti Kevin Roberts niwe uyoboye uyu muryango wa Heritage Foundation, ariko tugomba kwibaza ngo ninde uri inyuma ya Kevin Roberts. Ibyo byose turaza kubireba. Ndahamye rero ko dushingiye ku byo tumaze kubona dushobora kwizera neza tudashidikanya ko buri kintu cyose kijyaniranye na kino gihe cy'izahabu ni ikintu gifitanye isano na projet ya 25, kandi uwo ni umushinga watangiye gushyirwa mu bikorwa muri uyu mwaka uzagira uruhare rukomeye muri buno buyobozi bwitwa ubw'igihe cy'izahabu. Reka rero turebe ko rano makuru yandakurikira, kandi nanone ndifuza cyane ko mwita ko ari amatariki ubwo ibi byose byatangarizwagaho. Hano makuru yandi aravuga ngo Perezida w'umuryango wa Heritage Foundation witwa Kevin Roberts yatangaje ko igihe cy'izahabu cy'abanyamerika bashikamye ku byakera kizigaragaza vuba cyane. Ibi yari yarabivuze kera ku itariki 2 z'ukwezi kwa 12 muri 2021 na Perezida Trump ataratangaza ko azongera kwiyamamaza. Uyu mugabo yasaga n'uri guhanura cyangwa se kugena, tubivuze mu mvugo irushaho kumvikana ko hari hagiye kubaho igihe cy'izahabu. None ubu turi muri 2025 aho turi kubona ibi byose bishyirwa mu bikorwa uko byari byaravuzwe mbere. Nanone rero ndizera ko abadukurikiye batangira kubona neza uko iba ari ngombwa cyane kubimenya no gusobanukirwa abategura imigambi y'ubuyobozi bwa Amerika. Ndetse hari ikindi navuga nihuse, kubera ko igihe uyu mugabo yavugaga ibi, Biden niwe wari perezida. Trump just
lost the election. Trump yari yaratsinzwe amatora ataranatangaza ko azongera kwiyamamaza, ariko uyu mugabo yari yaravuze neza uzongera kuba perezida ukurikiraho. Mbese afite ubushobozi bungana iki? Yaba hari ubushobozi runaka afite bwo kugena ibintu runaka bitarakorwa? Ibi byose yabimenya ate? Ino niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati aba bayobozi ntabwo batorwa ahubwo baratoranywa. Wakomeza. Noneho muri ino nkuru barakomeje ngo perezida w'umuryango wa Heritage Foundation witwa Kevin Roberts uyu munsi ubwo hari muri 2021 yatangaje icyerekezo gihamye cy'abashikamye ku bya kera ndetse na gahunda ashyize imbere nk'umuyobozi mushya w'umuryango wa Heritage. Hepfo amagambo y'umutuku arakomeza ngo niba amateka ariyo muyobozi wacu, ubwo dufite impamvu zose zishoboka zo kwizera ko igihe cy'izahabu cy'abashikamye ku mahame ya kera kizongera kwigaragaza vuba cyane. Harakomeza ngo Roberts yakomeje avuga ko yiteguye kuzana imbaraga zose kurwanya gahunda z'abatisunga Imana bifuza gukoresha ubushobozi bwose kugira ngo bashyiraho amategeko mabi yanduza amateka y'Amerika. Ibi turabizi ni rya hame rya Hegelian, aho babanza gusunika uruhande rugaragara nk'urubi cyane nyuma bakazana uruhande rugaragara nk'aho ari rwiza cyane. Arakomeza ngo aya mahirwe bari imbere yacu, icyo dusabwa ni ukuyakoresha gusa. Nka perezida w'umuryango wa Heritage Foundation, Kevin Roberts azaba umuyobozi utuma ibyo bishoboka. Rero birigaragaza neza abubatsi ba kino gihe cy'izahabu abaribo. Ndetse reka turusheho kubisobanura. Ninde uri kuvuga ibi ngibi? Izi nkuru zombi ntizanditswe n'abandi bantu runaka, ahubwo zanditswe na Heritage Foundation ubwayo. Ibi nibo bari kubyivugira, ntabwo ari uwundi muntu runaka uri kubibavugira. Wakomeza. Nanone tugiye kureba ku yindi nkuru ishobora guhamya neza ibi twaganiragaho. Nayo yatangajwe n'uyu muryango wa Heritage ndetse yasohotse mu kwa 12 umwaka ushize. Iravuga ngo umucyo w'ibanze w'igihe cy'amanywa watangiye kugaragara. Hepfo arakomeza ngo ndatekereza ko amatora ya perezida yo muri 2024 azigaragaza nk'amatora ya mbere agize ingaruka zikomeye muri kino gisekuru cyose cyangwa hari muri kino kinyejana cyose. Ibyo mubizirikane cyane, turaza kubigarukaho. Arakomeza ngo mu guhuza runo ruhande rugizwe n'abantu benshi bibumbiye hamwe, Donald Trump yakoze ikitarashoboraga gukorwa n'undi mutegetsi w'umurepublikani wese. Ni kubw'iyo mpamvu agiye gukora ikitarigeze gikorwa n'undi mutegetsi w'umurepublikani wese, aricyo cyo gushyiraho igihe gishya cy'izahabu. Nanone hano yatubwiraga ibyo Donald Trump agiye gukora. None ndi kwibaza umuyobozi hano ninde? Ni perezida Trump cyangwa n'uyu muryango wa Heritage? Reka nanone nongere nibutsa abadukurikiye ko iyi nkuru yatangajwe n'uyu muryango wa Heritage Foundation ubwawo mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, hari na mbere y'uko perezida Trump arahira. Ubwo rero turi kugenda tubona utegurira amategeko ubuyobozi bwa Amerika uwo ari we. Kandi inshuti, ibi ntimubyibagirwe kuko barakomeza kugenda batubwira bati tugiye gutangiza igihe gishya cy'izahabu. Reka ntangire mbagaragarize buhoro buhoro icyo aba bantu baba bari gusobanura. Twizere yuko nta kintu gishya munsi y'izuba. Niba rero ano mashyaka yose ari kuvuga ku bya kino gihe gishya cy'izahabu, dukeneye gusubira muri Bibiliya zacu, tugasubira mu mateka ya Bibiliya, tukareba niba haba harigeze habaho ikindi gihe cy'izahabu, kubera ko ibyabayeho kera bizongera byisubiremo. Biri mu gitabo cy'umubwiriza igice cya mbere ku murongo wa 9. Ubwo mbavunguriyeho ku byo tugiye gukomeza tureba. Wakomeza. Icyo nabonye gitangaje cyane kandi nifuza ko abadukurikiye bitaho ni amagambo uyu mugabo yavuze ko iyi manda ya kabiri y'ubutegetsi bwa Donald Trump izagira igihe cy'impinduka zidasanzwe. Arangije aravuga ati nibitarigeze bibaho muri kino gisekuru cyose ndetse no mu kinyejana cyose. Ubwo rero natekerezaga kuri ibi ngibi, nahise nibuka ikivugwa kuri Kiliziya Gatolika y'i Roma. Kandi icyo kintu n'uyu mugabo Kevin Roberts yarakivugiye ubwe. Yaravuze ati nyina w'amatorero yose ategura gahunda z'ibinyejana ndetse na gahunda z'imyaka 1000 yose iri imbere, avuga kuri Kiliziya Gatolika. Igitangaje cyane muri ibyo rero ni uko no mu gitabo cy'intambara ikomeye hahamya ibyo ngibyo, aho kuri paje 579 handitse ngo iri torero ritegura gahunda zaryo bucece kandi rigakora ritegereje ko igihe ryagennye kigera maze rigasohoza imigambi yaryo. Ibyo birambwira yuko Kiliziya Gatolika isobanukiwe ibikorerwa mu isi yose kandi itegura imishinga itandukanye, ikanategura abakozi bazayishyira mu bikorwa, ikanategura ubuyobozi bwose butarajyaho. Ubwo nibwo buryo bagenda bashyira mu bikorwa rero ibyo bateguye byose. Kandi kuri izo ngingo nkeya zanyu musorejeho turaza kongera kuzibandaho nyuma.
niyo mpamvu kino kibazo gikunda kubazwa ngo mbese no myaka ine iri imbere yaba ariyo myaka Babuloni n'abafatanyabikorwa bayo bazagwa byuzuye nk'uko Bibiliya bivuga. Chapter 14 of Revelation bigasoza ibyahishuwe igice cya 14 ku murongo wa 8 ndetse n'ibyanditswe mu byahishuwe igice cya 18 ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4 ahavuga ibyo kugwa kwa Babuloni. Ino ni iminsi ya nyuma tubayemo. Wakomeza. Yes. So let's take a look at this next. Mureke turebe kuri aya makuru akurikira yatangajwe na Associated Press. Aravuga ngo uyu muyobozi Kevin Roberts we n'uyu muryango ayoboye bagiye bafasha Perezida Trump gutoranya no gushyiraho abayobozi bakuru b'ibyiciro by'ubuyobozi bwe. Uyu ni umwe mu bagabo bakomeye muri politiki ya Amerika ubu ngubu. Arakomeza ngo dufatanyije byuzuye n'imiyoborere ya Trump kandi ugutangira kw'ubuyobozi bwe ni ugutangira ku gihe cy'izahabu cy'amateka. Nanone barakomeza kutubwira kandi ubugira kenshi ko imiyoborere ya Trump ari bo bari kuyitegura, ndetse aranavuga ati iyo Trump atangaje ko turi mu gihe cy'izahabu mugomba kumenya ko ari twebwe tubiri inyuma. Ubwo rero ndi gutekereza ko niba igihe cy'izahabu ari kucyita manda ya kabiri y'ubuyobozi bwa Trump, tugomba kwitondera cyane ibiri gukorwa no kugenda tubisuzuma twitonze tunabikurikirana uko bikurikirana, kuko banavuze ko ibyo bagiye gukora byose bagiye kubikoresha imbaraga zose bafite. Biranyibutsa amagambo ya Ellen White avuga ngo ibikorwa bya nyuma by'imperuka bizasohora byihuse cyane. Ubwo rero bino tugomba kubyitaho cyane tugasobanukirwa ibigiye kubaho muri no manda ya kabiri, kuko no mu biganiro bindi twagiye dukora nakunze kuvuga nti ndamutse nanjye ndi mu mwanya wa Kevin Roberts nkaba mfite gahunda nifuza ko ijya mu bikorwa, nakoresha ibishoboka byose ngo ishyirwe mu bikorwa vuba, kuko nta yandi mahirwe n'aba nzongera kubona yo gutuma bino bishoboka. Dushingiye kuri aya makuru yose rero turi kubona uri inyuma y'ubuyobozi bwose uwariwe. One quick point here. Ingingo yihuse navuga hano ni ingiyi. Nk'abakristo b'abigishwa ba Bibiliya tuzi kandi dusobanukiwe ko ibyabayeho mu gihe cya kera bigomba kwisubiramo muri kino gihe cy'imperuka. Kandi tureba isomo nk'iryo muri Malaki igice cya 4 ku murongo wa 5 n'uwa 6 aho yavuze ko uko byari bimeze mu gihe cya Eliya ariko bigomba kongera kumera mu gihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mu gihe cya Eliya abantu bagomba gusobanukirwa neza ko Ahabu yari nk'umutegetsi w'ibigaragara, kandi twavuga ngo Ahabu niwe muyobozi ugaragara wari waratowe tubivugiye mu mvugo ya kino gihe cyacu. Ariko inyuma y'umwami Ahabu Yezebeli niwe wayoboraga, ndetse Yezebeli yari umugore w'umumaraya. Yezebeli yari ihabara, kandi Yezebeli yaramyaga ibigirwamana. Kandi Yezebeli niwe watangaga amategeko agategeka Ahabu kuyasinya cyangwa akayasinya mu izina rye. Beloved, listen to us attentively right now. Bakundwa, bino ni mu bikurikirane mwitonze kuko tubibona muri Bibiliya. Mbese ubwo si tugomba kubona ibisa n'ibyo muri no minsi y'imperuka? In recent memory, mu byo ushobora kwibuka ubwawe, waba warigeze ubona ubutegetsi bwa Amerika ubwo ari bwo bwose aho abayobozi mu by'iyobokamana bavuga beruye kandi bashikamye cyane bavuga bati twebwe mu ishyaka ryinshi, bati twebwe nitwe bayobozi bari kuyobora byose? Nta bundi butegetsi bwigeze bubaho buri gukora ibisa n'ibi. Mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 21 ku murongo wa 25 aravuga ngo nta wigeze gusa n'umwami Ahabu wiyeguriye gukora ibyangwa n'Uwiteka yohejwe n'umugore we Yezebeli. Mu mvugo y'ikigereranyo twavuga ngo Ahabu ntabwo ari we wambaraga ipantaro mu rugo rwe, ahubwo ni Yezebeli, bivuze ko ari we wari umuyobozi. Wakomeza. Nibyo urabizi, ntekereje no ku bya Herodiya ndetse na Herode na Salome. Abo bose n'abagore babi bavugwa na Bibiliya bagiye bakoresha imyanya bari bafite bagashyira mu bikorwa gahunda zabo mbi. Uwo niwe watumye Yohana Umubatiza yicwa. Kandi Bibiliya iratubwira ngo ijambo rihamijwe n'abahamya 2 cyangwa 3 rijye rikomerera mu matwi y'abaryumvise. Reka rero turebe ko yandi makuru ari hano, ndetse turakomeza kugenda tuganira buhoro buhoro muri kino cyigisho cyose, aho tugambiriye kugaragaza ko hari ubundi bubasha runaka buri gushyiraho gahunda z'ubuyobozi bwa Donald Trump. Kandi isi ikosa rye, ahubwo icyo twavuga nuko ari ugusohora k'ubuhanuzi aho kumaze kubitubwira byari bimeze mu gihe cya Eliya n'icy'umwami Ahabu. Kandi mu mwanya muto tugiye kubona uko ubugaturika bw'i Roma aribwo buri kuyobora ino miryango iri gushyiraho amategeko y'ubuyobozi bwa Amerika. Mureke dukomeze turebe hano. Haravuga ngo perezida wa Heritage witwa Kevin Roberts yavuze ko nta rujijo na rumwe afite ko yizeye neza ko Trump azashyira mu bikorwa iby'umushinga wiswe projet 2020
2025. Aha rero aratwibwirira neza ko aya mahame agiye gushyirwa mu bikorwa ndetse ahubwo ubu byaranatangiye. Ibi turakomeza kugenda tubishyira ku mugaragaro ubwo tujya mbere. Ibyo birashimangiwe neza. Wakomeza. Yes. So now we're going to take a listen to a video clip. Ubu noneho tugiye gukurikirana no mashusho, kandi muri aya mashusho Kevin Roberts agiye kuvuga ko uyu muryango wa Heritage Foundation ari ugiye gushyira mu bikorwa kino gihe cy'izahabu aho kuba ari Donald Trump ubwe. Mureke tuyakurikirane. Next clip. I mean, let's keep in mind, Trump advanced won a great victory, and I think they're going to have a huge set of policy achievements. Reka tugumye kubizirikana ko ino nsinzi ikomeye Donald Trump na J.D. Vance babonye yaduhaye amahirwe adasanzwe yo kuzakira mu bikorwa amategeko menshi meza. Ariko kandi abatisunga Imana ntabwo bakuyemo icyigisho cyabo. Ntabwo bize ko kuturwanya no kurwanya ibitangazamakuru by'abisunga Imana no kurwanya abashikamye ku mahame ya kera ko ari kimwe mu by'Abanyamerika badashaka, ndetse ko ibyo nibatabikosora ngo baze mu ruhande rwacu. Tuzakomeza gutsinda amatora yose umusubirizo, tubatsinda buri gihe cyose. Kandi nitwe tuzashyira mu bikorwa igihe cy'izahabu cy'abashikamye ku mahame ya kera n'abisunga Imana. Urabona bino biratangaje cyane kubona uyu mugabo avuga yemye ko we n'umuryango ayoboye aribo bari gushyira mu bikorwa izi gahunda, ndetse ari ubwo bigeze kumubaza arasubiza ati gahunda zacu zashyirwa mu bikorwa tutitaye ngo n'uyu muperezida runaka, ahubwo twitaye gusa ko ari ushobora kumva amahame yacu. Ari kuvuga ati nitwe tuyoboye ibi byose. Bino biratwereka ko uwo dutekereza ko ari kuyobora ubuyobozi bwa Amerika na White House n'abandi mu by'ukuri ntabwo ari we nyawe. Ninde uri kuyobora Amerika? Ibyo muracyabitekerezaho? Ntabwo ari uriya turebesha amaso, ahubwo hari ubundi butegetsi buri kuyoborera inyuma ye, wakaba nk'ugaragara gusa. Ndetse kubw'ubuntu bw'Imana uyu munsi tugiye gukomeza guhishura ibyo ngibyo, nk'uko iyo ukeneye kubona ikintu cyiza kandi ukakibona mu buryo bwa nyabwo, ubanza kumenya aho cyahishwe ukanakuraho ibigitwikiriye. Bibiliya iravuga ngo nta cyahishwe kitazagaragara kandi nta banga ritazamenyekana. Bityo rero ubutegetsi bushingiye ku iyobokamana buri kuyobora Amerika bugomba guhishurwa, kandi ibyo buri wese akabibona kuko afite amaso agaragara kandi akaba afite n'amaso y'umwuka. Wakomeza. Yes. And so if that wasn't an analogy, niba ibyo bidashimangiwe neza mu buryo bwuzuye kugira ngo bikugaragarize neza ko hari ubundi bubasha buri kuyobora buno butegetsi bushya, tugiye gukomeza kubigaragaza ko Perezida Donald Trump ubu yatangiye gushyira mu bikorwa gahunda za proje ya 2025 umurongo ku wundi. Kandi ikibazo kiza mu bwenge bwanjye ni iki ngiki: niba ari gushyira mu bikorwa ibigize uyu mushinga, bisobanuye yuko bitinze cyangwa bitebutse azanagera ku yandi mategeko aboneka muri iyi proje ya 2025. Ibyo barahiriye ko bigomba gukorwa uko byagenda kose. Ndifuza ko tugenda buhoro hano, kuko ubwo nakoraga ubushakashatsi bwanjye nabonye bihura neza n'ibi turi kwiga. The Project 2025 manual is called Proje 2025 yiswe Mandate for Leadership, cyangwa se ibigomba gukorwa n'ubuyobozi uko byagenda kose. Rero ubwo natekerezaga ku bihe wenda nk'iby'icyorezo, nabonye bashyiraho gahunda zitandukanye kandi bazihata, kandi bari bazise itegeko mandate. Buri wese yagombaga kuzumvira, utazumvira ugahura n'ingaruka. Ibi biratubwira rero ko niba n'ibyanditse muri uyu mushinga nabyo ari ibigomba gukorwa byanze bikunze, birashoboka cyane ko nabyo bigomba kuzana ingaruka ku batabyemera. Nanone kandi kuko nsuzuma buri kimwe nitonze kugira ngo menye ko icyo mvuga cyose gifitewe gihamya, byanteye kwibaza ngo nayahe magambo asobanurwa kimwe n'iri jambo mandate, cyangwa se ikigomba gushyirwaho nk'itegeko. Aho twakoresha irindi jambo gutegeka, cyangwa se guhata, cyangwa kuyoboza itegeko. Ubwo nabonaga iryo jambo rindi itegeko, byanteye kwibaza ngo mbese ntitwabwiwe mu buhanuzi bwa Bibiliya ko hari itegeko rizatangazwa kandi rikajya mbere, risaba ko buri wese agomba kuruhuka ku munsi uhuriweho w'ikinyoma kandi wahimbwe isabato ya Gikristo, ndetse ukaba atari isabato ya Bibiliya. Dusoma ko utazumvira iryo tegeko azarenganywa kandi akicwa. Nanone iri jambo ryitwa ngo amategeko y'ubuyobozi bushya, Mandate for Leadership, yahawe Trump aturutse mu buyobozi bwa Heritage Foundation. Yaturutse hehe? Ndagira ngo mbabwire yuko uyu yari umushinga wateguwe n'ubupapa bw'i Roma. And if you notice, let us put this golden era. Kandi ibi niba wabibonye neza, reka kino gihe cy'izahabu tugishyire mu mwanya ukwiriye dukurikije amateka ya Bibiliya. Magingo aya ngaya dukwiye kubwira abadukurikiye bose icyo kino gihe cy'izahabu kigambiriye, nitubirebera mu mboni z'amateka y'ijambo ry'Imana.
Well, of course, Pastor, during that golden era, yego muri icyo gihe cy'izahabu cya kera abanze kuramya bakurikije itegeko rya Nebukadinezari bashyizwe mu itanura ry'umuriro ugurumana ku gahato. Kandi ibi ni igishushanyo cyangwa ukwisubiramo kw'amateka kw'ibigomba kubaho muri ino minsi y'imperuka ku bazanga kumvira itegeko ryerereza isabato y'ikinyoma, ari nayo igereranywa na kiriya gishushanyo cy'izahabu buri wese yategetswe kuramya. Ibi ndibwira ko buri wese agomba kubibona bidashingiye ku kuba ari twebwe tubivuze, ahubwo bishingiye ku kuba amateka y'ijambo ry'Imana yisubiramo. Mureke turebe kuri aya makuru yandi akurikira yatanzwe n'umuryango wa Heritage Foundation ubwawo, aho bavuze mu nyandiko yabo ko bifuza ko buri wese aruhuka ku isabato y'ikinyoma ari wo munsi wo ku cyumweru dimanche. Hano baranditse ngo ikiruhuko cy'isabato. Imana yashyizeho isabato nk'umunsi w'ikiruhuko, kandi kugeza mu bihe bya vuba cyane uwo mugenzo wa Gikristo ukomoka mu Bayahudi warubahirizwaga ku bw'impamvu z'imico mbonera kandi hakoreshejwe n'amategeko ya leta abuza abantu gukora kuri uwo munsi. Arakomeza ngo inteko nshingamategeko ikwiriye gukangurira abantu bose kubahiriza uyu munsi binyuze mu kuvugurura amategeko agena umurimo. Nanone iyi gahunda y'ubuyobozi bushya ya proje ya 25 turabona ko bashakamo ikiruhuko cy'icyumweru ku itegeko rya leta. Mureke tugaruke hano twongere turebe ibi ngibi. Aya niyo magambo badusomeraga mu kanya. Ino niyo mpamvu bino ari ingenzi, kuko buri wese akwiriye kumva zino ngingo ebyiri mu buryo bwihuse. Umwanditsi wa kino gice kivuga ku bijyanye n'amategeko agenga umurimo muri proje ya 25 yitwa Jonathan Berry. Ndetse igihe yavugaga mu kiganiro kimwe yavuze ko iyi sabato yavugaga atari imwe y'ukuri, ahubwo ni isabato y'ikinyoma ariyo yo ku munsi wo ku cyumweru dimanche. Kugira ngo abantu babyumvire mu murongo wabyo, mureke tubirebe muri aya magambo ya Jonathan Berry. It sounds controversial. Iyo ngingo ishobora kumvikana nk'izateza amakimbirane mu buryo bwinshi butandukanye. It is a return to something that basically always. Ariko ko no kuzaba ari gusubira ku kintu cyahozeho, kandi no gusubira ku mugenzo wigeze kujya wubahirizwa kera. And it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. Kandi tuzashishikariza abantu bose ko baruhuka kuri no sabato ya Gikristo binyuze mu guhagarika ubucuruzi bwose kuri uwo munsi wo ku cyumweru dimanche. Iri rero ni itegeko ry'icyumweru ririmo kwimakazwa. Iki nicyo nifuza ko buri wese abona. Igikorwa cya mbere cyatangije intambara ikomeye cyari gishingiye ku kibazo cyo kuramya. Intambara ya mbere yabayeho yari ishingiye ku kibazo cyo kuramya. Satani yirukanywe mu ijuru bitewe n'ikibazo cyo kuramya, kuko yifuzaga ko bamuramya, kandi icyo cyubahiro gikwiriye Imana yonyine. Imana ni umuremyi wacu, kandi yahaye ikiremwa muntu cyose umunsi ugomba kuba urwibutso rwo kurema kwayo, ari wo munsi wa 7 w'icyumweru uzwi nka Samedi cyangwa Saturday. Ni ukuvuga isabato ya Bibiliya. Intambara yatangiriye ku kibazo cyo kuramya. None ubwo mu minsi y'imperuka intambara iheruka izaba ishingiye ku ki? Niba uko byagenze mu itangiriro ariko bizagenda ku musozo, kandi byabayeho bikaba bizongera kubaho, niyo ntambara izaba ishingiye ku kibazo cyo kuramya. Niba rero uyu mushinga wo gutangirira muri 2025 ndetse n'umuryango wa Heritage Foundation bari kuvuga ngo Perezida Trump azashyira mu bikorwa ibyanditswe muri proje ya 2025, ubwo azabishyira mu bikorwa byose. Kuko niba bitazagenda gutyo, Kevin Roberts yari kuvuga ati Trump azashyira mu bikorwa ibyinshi, cyangwa se bimwe na bimwe, cyangwa se ibice runaka, cyangwa se bikeya mu byateguwe muri uriya mushinga, ariko yavuze ko azayishyira mu bikorwa yose uko yakabaye. Nubwo rero bari gutangirira kubisa n'ibyoroheje nko ku by'imihindagurikire y'ikirere n'iby'uburenganzira bw'abakozi n'ubukungu n'ibindi bisa n'ibyo, bazakomeza bajye mbere bagere ku kibazo cyo kuramya. Ino niyo mpamvu ndi kubabaza ngo mbese Babuloni n'abafatanyabikorwa bayo bose bashobora kugwa byuzuye muri no myaka iri imbere, kuko igihe itegeko ry'icyumweru rizatirwa abantu bose ari nacyo kimenyetso cy'inyamaswa, bizahita bikurikirwa no kugwa kwihuse kwa Babuloni. Ni irangira ry'imbabazi n'ibyago 7 by'imperuka, noneho bigakurikirwa no kugaruka kwa Yesu. Wakomeza. Yego, ubwo n'ubusobanuro bwiza cyane, kuko uyu Trump yatangiye gushyira mu bikorwa kandi agiye gukomeza gushyira mu bikorwa
ibigize uyu mushinga byose. Niyo mpamvu bavuze ko ari umushinga wo gutangirira muri uyu mwaka wa 2025. Mureke dukurikirana n'amashusho yandi ari hano, aho uyu Kevin Roberts agiye kuvuga ku bya kino gihe cy'izahabu, ariko kandi akabihuza n'aya mateka asinywa na perezida. Mureke tumukurikire. Well, I expect the first minutes after President Trump being sworn in to be the beginning of the golden era of America. Nizera ko ku munota wa mbere nyuma y'irahira rya Perezida Trump ari itangira ry'igihe cy'izahabu, nk'uko yakomeje kubivuga, kimwe n'uko natwe twakomeje kubivuga hano mu muryango wa Heritage Foundation. And I think in those executive orders, kandi ndatekereza ko muri aya mateka asinywa na perezida tugiye kongera kubona ukwigaragaza kw'amahame ya kera ya Amerika, kandi turabizi ko hari abazagerageza kubangamira gahunda z'imiyoborere mishya, kuko mubizi ko iteka rya perezida riba ridafite ububasha buhagije nk'ubw'itegeko ryatowe n'inteko nshinga amategeko. Ariko ibyo bizaba ari intangiriro gusa, kuko natwe dufite abasenateri n'abadepite benshi. Ubu turi no kugenda tuganira nabo cyane kugira ngo bafate aya mateka ari gusinywa na perezida bayageze mu nteko nshinga amategeko, atorwe nk'amategeko y'igihugu kugira ngo azashobore no kugumaho no mu gihe Trump yaba atakiri perezida. Iteka rya perezida rishobora gukurwaho n'undi mu perezida, ariko iyo byahindutse itegeko ryatowe n'inteko nshinga amategeko byagora cyane undi mu perezida kuba yarikuraho. Aho rero niho twerekeje. Buri munyamerika wese agomba kwishimira ibi ngibi kandi agahagarara yiteguye guhamagara umudepite umuhagarariye mu nteko nshinga amategeko ndetse n'umusenateri uhagarariye leta ye, akamushishikariza gukora icyo akwiriye gukora kugira ngo gahunda z'ubuyobozi bwa Trump na Vance zemezwe n'inteko nshinga amategeko. Marie, hari icyo nifuza kuvuga hano, ariko wabanza ukajya mbere. Hari ibintu bikeya nifuza kuvuga hano. Icyo uyu mugabo avuze ni uko ahuje kino gihe cy'izahabu n'amateka asinywa na perezida. Noneho kandi anavuze imbogamizi zerekeranye n'amateka ya perezida. Avuze ko undi mu perezida ashobora kuba yaza agasinya irindi teka akuraho irya perezida wamubanjirije. Niyo mpamvu asabye yuko uyu mushinga wo gutangirira muri 2025 watorwa n'inteko nshinga amategeko ubwayo. Ubu noneho tugiye kureba uko perezida Donald Trump yatangiye gushyira mu bikorwa neza uhereye ku munsi w'itorwa rye ibyo Kevin Roberts yari yaravuze ko azakora. Cya kindi nifuzaga kuvuga hano ni uko bashaka gukuraho imbogamizi zose kugira ngo batume amategeko yabo ashyirwa mu bikorwa. Ibyo ntabwo ari ibintu bishya. Uribuka ibyo J.D. Vance na Donald Trump bavuze, ndetse n'uyu Kevin twakomeje kureba ko mu ntangiriro z'ubu buyobozi bazakora impinduka zikomeye mu butegetsi bwa leta nkuru, maze ngo bakabukuramo abatisunga Imana, bakabushyiramo abuhuje n'imigambi yabo. Baravuze bati tuzakuramo abarwanya gahunda zacu bose. Ibi rero ntabwo ari ibintu bishya, kuko nidusubira mu gihe cy'ubutegetsi bwa Ahabu na Yezebeli, wakwibaza ngo ni ukubera iki Obadiya yagombye guhisha abahanuzi 100 mu buvumo butandukanye 50-50. Ni ukubera iki? Ni uko barwanyaga gahunda z'ubutegetsi bwari buriho, kandi zari gahunda za Yezebeli. Ibyo birashimangiwe neza. Ubumwe bw'itorero na leta icyo gihe bwakwiyeho abataremeraga gahunda zabwo, kandi hatangwa itegeko ryo kubica. Ibisa n'ibyo nibyo turi kugenda tubona, kandi abari ku ruhande rw'Imana nabo bazitwa intumwa za Satani ndetse n'isoko y'ibibi biri mu isi. Ibyo ni mu bitekerezeho. Iyo ukomeje ukajya mbere ukareba mu gihe cya Herode, mu gihe cyo kuza kwa mbere kwa Yesu ndetse na Herodiya, wakwibaza ngo ninde witambikaga gahunda za Herodiya? Ni Yohana Umubatiza. Nicyo cyatumye bavuga bati tugomba kwica Yohana Umubatiza kuko atemera kandi akanarwanya amahame yacu. No muri kino gihe rero bagomba gukuraho itegeko nshinga risanzwe rya Amerika kugira ngo batume amategeko yabo ashyirwa mu bikorwa. Ibyo nibyo bizatanga inzira y'itegeko ry'icyumweru. Kandi mbere y'uko tugaragaza ibyo Trump yakoze akigera ku buyobozi, ndagira ngo nibutse abantu bose ko abashyigikiye imitegekere y'abarepublikani bashobora kuvuga bati, ariko abarepublikani bafite amategeko y'imiyoborere meza. Bati Trump afite amategeko meza. Bati mbese ntimushaka kubahakana Imana buvaho no kwangirika kw'imico mbonera n'imyitwarire nk'iyi Sodomu n'ibindi byose bimeze bityo? Mwibuke yuko umwanzi yayobeje Eva akoresheje kuvanga icyiza n'ikibi. Iyo ushaka kwica imbeba ntabwo ukoresha uburozi bwahuranyije, ahubwo ufata icyo imbeba ikunda ugashyiramo uburozi bukeya gusa.
sinzi niba ibi abantu babikurikiye. Yesu Kristo yaravuze ati ntimuzarye ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi mutazapfa. Ariko Satani aza yerekana ko ibyo byari bigambiriye gutuma batagera ku byiza, arabayobya. Nubwo rero abarepubulikani bashobora kugaragara nk'abafite amahame meza cyane menshi, mwibuke ko iyo ariyo mikorere ya Satani. Wakomeza. Nanone tugarutse ku byo tumaze kureba mu mwanya muto wishize, tubonye uko uyu mugabo yahuzaga kino gihe cy'izahabu n'amateka asinywa na perezida. Urabizi ko Perezida Trump yatangiye gukora ubudahwema ku munsi wa mbere, ndetse ntabwo yigeze aruhuka kugeza na magingo ya ngaya. Ubu turi kubona impinduka zikomeye mu isi yose zigaragaza ku migabane yose. Mureke turebe ko rano magambo yandi aboneka hano. Yatangajwe na NBC News, aravuga ngo Trump arateganya gusinya amateka ya perezida arenga 50 kuwa kabiri. Ano makuru yandi yatangajwe na Politico aravuga ngo Perezida Trump azasinya amategeko menshi azahindura byuzuye ubutegetsi bwose bwa Amerika ku byerekeranye n'abimukira n'abanyamerika bahindura imiterere y'umubiri wabo, ndetse n'andi mategeko areba izindi ngingo zitandukanye mu buryo bwo kugaragaza ububasha afite muri manda ye ya kabiri. Ibi tugiye kubireba mu mashusho uko byatangiye gukorwa ku munsi wa mbere uhereye ku munsi w'irahira rye, aho yatangiye gukora impinduka zikomeye ataranagera mu biro. Mureke tubikuri. Itegeko rya mbere Perezida Trump agiye gusinya ni irikuraho amateka atandukanye yasinywe na Perezida Biden abangamira ubwisanzure bw'iyobokamana. Thank you, sir. Itegeko rya kabiri Perezida Trump agiye gusinya ni iribuza umuyobozi wese uri mu butegetsi bwa Amerika kuba yagira ikindi yongera gutegeka abantu gukurikiza atagendeye ku mategeko y'ubuyobozi bushya buri kuyobora ubu ngubu. Ntabwo yigeze apfusha ubusa igihe, yahise atangira gukora ku munsi wa mbere. Kandi bijya bintera kwibaza ngo mbese byagenda bite muri aya mategeko ari gusinya habaye harimo ibindi tutazi bitigeze bisomwa. Ubu turi kuvuga ku mateka ya perezida arenga 78 yasinye ku munsi umwe akigera ku butegetsi. Kubibona gutya rero birantangaza cyane. Tugiye ku yandi makuru akurikiraho, kandi ndagira ngo mbereke ibintu biteje impungenge hano ubwo bari kujya mbere mu buyobozi. Ino nkuru iravuga ngo Perezida w'umuryango wa Heritage Foundation witwa Kevin Roberts yavuze ko byari kuzagorana cyane ko ubuyobozi bwa Trump bugira amategeko y'imiyoborere bubona butiyambaje proje ya 2025. Aha rero bavuze ko nta wundi buryo na bumwe bwari buhari Trump yashoboraga gukoresha ayobora atiyambaje proje ya 2025. Ino nkuru irakomeza ikavuga ngo ubu turi mu gihe cyo gushyiraho amategeko ya politike, kandi turizera ko kuno ari ugutangira kw'igihe cy'izahabu ku bashikamye ku mahame ya kera. Nanone baracyagaruka kuri cya gihe cy'izahabu. Arakomeza ngo shobora kuvuga ko bitewe n'umurimo wa proje ya 2025 uhagarariye gahunda y'abisunga Imana uzatuma bigorana cyane kuri buri wese ushaka gushyira andi mategeko runaka, wenda mu burezi cyangwa ku mipaka cyangwa ku by'imisoro, atabanje kwiyambaza iyo gahunda ndetse n'abayanditse. Aha rero baratubwira nta rujijo rurimo ko Trump azashyira mu bikorwa ibyanditswe muri proje ya 2025. None ninde uri kuyobora Amerika? Ntabwo ari utekereza ko ari we. Dukomeje gusuzumira hamwe ibi ngibi kuko tugiye kugenda tureba kuri aya mategeko nyobozi Perezida Trump yasinye n'uburyo agiye ahuye na proje ya 2025. Reka turebe ano makuru akurikiraho ya The Guardian. Aravuga ngo Donald Trump yambuye ububasha bwinshi abakozi ba leta mu buryo bumworohera kubirukana. Ibi byakozwe n'itegeko nyobozi yasinye rikuraho ubuzima gatozi abakozi batandukanye ba leta, ibituma ashobora kubirukana mu gihe cyose bishakiye ku mpamvu za politiki. Uwo ni umugambi wari warateguye muri proje ya 2025. Ibi twagiye tubirebaho na mbere yuko bitangira. Amagambo y'ubururu arakomeza ngo gahunda irambuye ya manda ya kabiri y'ubuyobozi bwa Trump yateguwe n'umuryango w'abashikamye cyane ku bya kera wa Heritage irahamagarira abayobozi ba leta ko mu gihe baba batisunga Imana bagomba gusimburwa n'abayobozi ba politike b'abakonservative bari ku ruhande rw'abisunga Imana. Iyi ni ya mikorere twavugaga ya kera yo kubanza gukura mu buyobozi abatemera gahunda cya bose. Ubu ayo ni amateka ari kwisubiramo. None Eliya ari he? Nge ndabona Yezebeli kandi ndabona Ahabu. None Eliya ari hehe?
hari ikindi nifuza kuvuga kandi natekereza ko abadukurikiye bakibona kuko ano makuru akurikiraho agiye guhamya neza ko iyi gahunda yose atari imigambi ya Heritage Foundation gusa ahubwo ni imigambi y'ubupapa ubwayo. Mureke tuyakurikirane. Haravuga ngo gahunda yo gukurikizwa aho proje ya 2025 ishobora kuzageza Amerika. Barakomeza ngo gahunda nyamukuru yo kwigaragaza kwa proje ya 2025 ni ukwerekeza ubuyobozi bushinzwe iyubahiriza amategeko ku ruhande rwa perezida rw'abashikamye kujya kera. Barakomeza ngo imigambi ya proje ya 2025 yo gutuma ibyo bishoboka ikubiyemo gahunda yitwa Schedule F, ariyo ya gahunda yo gukuraho ubudahangarwa ku bayobozi batandukanye bo mu nzego za leta. Izi ngingo turi kugenda tuzisubiramo kugira ngo hatagira urujijo rusigara mu bwenge bw'uwo ari we wese ku muntu uri kuyobora ibi ngibi. Ubu intambwe za mbere zamaze guterwa mu gushyira mu bikorwa ino proje, none dushobora kwibaza ngo mbese twashidikanya ku ntambwe ya kabiri, ya gatatu, ya kane n'izindi zose nazo ko zizaterwa? Ntabwo twabishidikanya. Kubifuza kubibona rero barabibona. Reka turebe ibindi bihamya birenze kimwe byerekana neza ko uno mushinga watangiye muri uyu mwaka ugomba gushyirwa mu bikorwa hose uko wakabaye. Hano baranditse ngo mbese manda ya kabiri y'ubuyobozi bwa Trump isobanuye iki ku mihindagurikire y'ikirere. Barakomeza ngo yiyamamaza ndetse na nyuma yo kongera gutorwa kwe, Trump yavuze ko azongera imbaraga nyinshi mu bucukuzi bw'ibitoro byo munsi y'ubutaka, no kuvuga essence na gaz. Yavuze ko azakuraho gahunda zibangamiye abakozi zashyizweho mu izina ry'imihindagurikire y'ikirere zigambiriye gusenya ingufu za Amerika mu cyo yise ikinyoma gishya cyitwaje imihindagurikire y'ikirere. Amenshi muri aya akaba ari amategeko yasinywe na Perezida Biden. Barakomeza ngo Trump mu cyimbo cy'ibyo yagiye agaragaza ko azahuza na gahunda za proje ya 2025 z'uburyo bo bateguyemo igisubizo ku mihindagurikire y'ikirere. Aha nanone baratubwira ngo yagiye kwiyambaza gahunda ya proje ya 2025 ku mihindagurikire y'ikirere. Yavuye muri gahunda yitiza abatisunga Imana za Perezida Biden, anakura Amerika mu masezerano y'i Paris y'imihindagurikire y'ikirere yasinywe mu myaka 10 ishize. Reka tumugaragaza ko ibyo ngibyo hanyuma dukomeze. Irindi teka ugiye gusinya ni irihita ryoherezwa mu muryango w'abibumbye uyu mwanya ry'uko ukuye Amerika mu masezerano y'i Paris y'imihindagurikire y'ikirere. Mbese muzi igitangaje cyane, nibo barimo baramubwira ibyo agiye gusinya. Itegeko riritwa rya perezida ariko ari kuribwirwa n'undi muntu utari we ubwe, yarangiza agasinya. Ibyo ntimubyibagirwe kuko tugiye kubireba mu mwanya muto uri imbere. Wakomeza. Yes. And I also want to talk about the fact that yego kandi murabizi, ndifuza kuvuga ku kuri gutangaje kuko uku kuva mu masezerano y'imihindagurikire y'ikirere bishobora kuyobera abantu benshi, ariko ibi nubirebera mu ishusho ngari kandi by'umwihariko y'ubuhanuzi ushobora kurushaho kubibona neza. Impamvu abakonservative badakunda aya masezerano ajyanye n'imihindagurikire y'ikirere ni uko bizera ko ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere biterwa n'uko abantu batagarukiye Imana kandi isi ikaba ikomeje kwangirika, bityo bakavuga ko amasezerano asanzwe y'abantu atabasha gukemura kino kibazo, ahubwo ko bakeneye gukemuza imihindagurikire y'ikirere, gahunda z'iyobokamana, kandi ko Amerika ariyo igomba kuyobora uko imihindagurikire y'ikirere ikemurwa, ngo ntabwo ari ibindi bihugu bikwiye kuyibwira uko ikemura ibyo bibazo. Ibi rero tugomba kubireba mu ishusho ngari. Bitandukanyije n'ariya masezerano kuko bavuga ko adaha ububasha bwose Amerika bwo kuyobora isi mu gukemura kino kibazo. Icyo nifuza kwibandaho cyane rero ni kuno kuri kuko n'urugero rw'igipimo cy'ubushyuhe bari bashyizeho ku isi itagomba kurenga bivuzwe n'umuryango w'abibumbye. Urwo rugero rw'ubushyuhe twamaze kururenga, ndetse ubu ngubu umuryango w'abibumbye uravuga ko ibyo ngibyo bizateza ibibazo byinshi cyane mu isi byerekeranye n'imihindagurikire y'ikirere. None ubu bayobozi bahise bakura Amerika mu masezerano y'i Paris ku bwa ziriya mpamvu zabo zindi batanze. Uratekereza rero ko ari iki kizakurikira? Ubuhanuzi bwa Bibiliya bwavuze ko hazarushaho kubaho ibyago byiyongera by'imihindagurikire y'ikirere birushaho kurimbura abantu n'ibintu byabo. None uratekereza niba bafite imyumvire imeze gutyo, noneho nyuma ibyago bigatangira kwiyongera ari byinshi cyane, bizatuma bavuga bati mureke duhindukirire ibisubizo bya proje ya 2025 tubishyire mu bikorwa. Nibyo kuko ubu ngubu kudakemuka kw'ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere kandi aya masezerano amaze imyaka 10 ahari bizagaragaza ko ikibazo kitari ku mwuka uhumanya ikirere gusa, ahubwo ko no kugarukira Imana ndetse ko no kugira umunsi umwe w'ikiruhuko bishobora kuba ari byo byaba igisubizo kizima. None ubwo ninde bazahita bashinja kubateza ibyo byose? Kubw'ibyo byago bizarushaho kwiyongera mu isi birimbura abantu n'ibintu byabo, bazahita babigereka ku bwoko bw'Imana, kandi ibyo bazashobora kubyumvisha abantu mu buryo bworoshye. Uko niko ushobora guhita ubona neza uko itegeko ry'icyumweru rigiye gutangirira hano muri Amerika. Ingingo uri kuvugaho hano mushiki wacu ndifuza nanjye kuyishimangira kuko Amerika yavuye mu masezerano y'i Paris kuko ivuga ko bidatuma iba umuyobozi mukuru mu gukemura imihindagurikire y'ikirere.
kandi muri uwo mwanya umuryango wa Heritage Foundation na Kevin Roberts umuyobozi wabo na Trump na J.D. Vance bazitwaza iyobokamana bakora iki? Bambura umudendezo abantu. Uko niko impande ebyiri zinyura mu byerekezo bitandukanye ariko zijya ku gisubizo kimwe. Ushobora gukomeza. Ibyo maze kuvugaho turabyemeranya cyane kandi igikomeye si uyu muyobozi uri gusinya bino ubwe, ahubwo abagiye bategura ariya mategeko ari gusinya nibo kibazo gikomeye cyane. Mwibuke yuko inzira igana mu irimbukiro ishashemo amabuye meza agaragaza yuko ari inzira y'amahoro, kandi nk'uko umaze kubivuga mu kanya dukwiye kubona aho ibi byerekeza dukoresheje imboni z'ijambo ry'Imana. Ndakomeza kuvuga nti niba gahunda za projet 25 zaratangiye gushyirwa mu bikorwa ku munsi wa mbere, icyo dukwiye kwitaho gusa ni igihe bazashyirira mu bikorwa izindi gahunda, kuko kubikora byo bazabikora. Twakomeje kugenda tureba uko amaleta atandukanye arenga 30 ubu ngubu yamaze kwemera kugendana n'iyi projet ya 2025 kandi ubu bakaba bari kuyikurikiza. Hari abatangiye gukurikiza amategeko 10 y'ubupapa n'izindi gahunda zisa nk'izo. Nkunda amategeko 10 kandi ndayemera, ariko ayo nemera si amategeko y'ubupapa kandi sinemera ko leta igomba kumpatira kuyakurikiza nk'uko biteguye muri uyu mushinga. Umuvumba w'amategeko y'icyumweru wakoreraga mu mwijima ubu ukomeje kugenda ujya ahagaragara cyane, kandi ibyo bizakangurira n'ibindi bihugu byose kwinjira muri kino cyerekezo. Ellen White yanditse kera ati umuvumba w'amategeko y'icyumweru urakora mu buryo butagaragara. Now, we're going to head into, this is the final clip of this. Ubu tugiye kureba amashusho aheruka yo muri kano gace twarebaga. Aya ni amakuru y'ingenzi abantu bakwiye kumenya, kandi impamvu nizera ko ari ingenzi ni uko icyo abantu bose turi kubona gishyirwa mu bikorwa muri kino gihe gishya cyitwa icy'izahabu. Kevin Roberts agiye kutubwira ko kidazasoreza hano gusa nubwo ariho cyatangiriye, ko ahubwo kigiye kuba ari igihe cy'izahabu ku isi yose. Ibyo byatumye ntekereza byinshi, ariko mureke tubanze turebe aya mashusho. Kuri twebwe abanyapolitiki bari ku ruhande rw'abarepublikani muri Amerika, turizera ko iyi myaka turimo igiye kuba igihe cy'izahabu, atari hano muri Amerika gusa ahubwo ni mu isi yose. So of course what my mind goes to is the fact that rero icyagarutse mu bwenge bwanjye ni ukuri kuko itegeko ry'icyumweru rizatangirira hano muri Amerika, maze amahanga yose agakurikiza icyitegererezo cya Amerika. None byashoboka yuko kuba ari kuvuga ko kino gihe cy'izahabu cyatangiriye muri Amerika kandi ko kizagera mu isi yose, ntibyaba bisobanuye ko n'imigambi ya projet 2025 ari imigambi ireba isi yose atari Amerika gusa? Ibi niba wifuza kubibona urabibona rwose. Kandi mu buryo bwihuse, niba mwibuka ko igihe Kevin Roberts yabazwaga avuga ku bijyanye no gutegura amategeko y'ubuyobozi bikorwa n'uyu muryango wa Heritage, yaravuze ati tuzagabanya imbaraga z'i Washington maze tuzisubiza amaleta ukwayo. Maze aranavuga ati twebwe nk'umuryango wa Heritage Foundation turi umuryango mpuzamahanga. Ati turi umuryango ufite uruhare rukomeye mu isi, kandi turi umuryango w'imbaraga nyinshi. Ati kandi dufite n'amashami atandukanye akorera ahatandukanye mu isi yose. Rero ibyo bari gukorera muri Amerika barabikorera n'ahandi hatandukanye mu isi. Uko niko yavuze. Ayo magambo twagiye tuyareba inshuro nyinshi, ndetse nureba mu gice cya 2 cy'igitabo cya Danieli ahavuga ibya cya gishushanyo cy'izahabu n'igituza n'amaboko by'ifeza n'inda n'ibibero by'umuringa n'amaguru y'ibyuma n'ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba. Izi nzozi umwami Nebukadinezari yarose. Yabonye ibuye ritarimbuwe n'intoki z'umuntu zikubita ku birenge by'icyo gishushanyo, maze Bibiliya iravuga muri Danieli igice cya 2 iti iryo buye rimaze gukubita icyo gishushanyo ryaragisenye burundu, rigihindura ifu cyose uko cyakabaye. Kandi niwitegereza neza uzabona ko ibyaranze uriya mutwe w'izahabu byongera kuboneka no mu birenge. Ndavuga ubwo imico n'imiyoborere n'ibirango n'amategeko ndetse n'umuco byarangaga Babuloni byongera kuboneka no mu gusoza kw'isi. Ari nayo mpamvu turi kubona aya magambo agenda asubirwamo avuga ngo igihe cy'izahabu. Bati ni imyaka ya zahabu. Mbese no kubera iki bakise zahabu ntibakita irindi zina? Turebere ibiri kubaho byose mu mboni z'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Higeze kubaho igihe cy'izahabu mu bihe bya kera, ni mu gihe cya Nebukadinezari umwami w'i Babuloni. Ndetse muri icyo gihe cy'izahabu byagenze bite? Muri Danieli igice cya 3 baravuga ngo abantu bose bahatiwe kuramya mu buryo bunyuranyije n'umutimanama wabo.
ndetse Bibiliya iratubwira ngo amateka ntiyazongera kwisubiramo. In Luke 21, Muri Luka igice cya 21 umurongo wa 12 kugeza ku wa 22 havuga ko tutazapfuka agasatsi na kamwe ku mitwe yacu, nk'uko bariya basore batatu b'Abaheburayo bashyizwe mu itanura ry'umuriro ugurumana, maze ntihagira n'agasatsi na kamwe ko ku mitwe yabo gashya. Urumva ko ari amateka agenda yisubiramo. Wakomeza. Yes. Pastor, I was thinking to myself, especially, in lieu of, what you're talking about. Nibyo nakomeje gutekereza ku giti cyanjye kuri ayo magambo uvuze. Mbese uratekereza uburyo, kuko ubu tumaze kubona neza ko mu buryo budashidikanywaho Trump ari kugendera ku migambi ya proje ya 2025, ndetse ibyo yakomeje kugenda bihamya neza, turanabona ko ari kubishyira mu bikorwa. Byakomeje kuntera gutekereza ngo mbese byari kugenda biteye itegeko ry'icyumweru riza ko riri muri ariya mategeko Donald Trump yari ari gusinya. Mbese nari kuba niteguye, nawe wari kuba witeguye, kandi igihari ni uko tugomba kumenya ko icyo bifuza ari ukugarura amategeko y'icyumweru mu buryo butandukanye bw'ubushukanyi. Iyo turebye ku buhanuzi bwa Bibiliya, tubona neza inzira bino byose bigomba kunyuramo. Dusoma ko abaturage ari bo bagomba gusaba iryo tegeko. Kandi iyo usubiye inyuma gatoya ku byo navugaga mu kanya, nk'ibyo kuva mu masezerano y'i Paris y'imihindagurikire y'ikirere, ukareba ko cya gipimo cy'ubushyuhe bw'isi twamaze kukirenga, mbese mushobora gutekereza ko ukugaruka kw'aya mategeko y'icyumweru nk'uko byari bimeze mu myaka y'1888, muzi ko n'agahato kadashobora guhita gatangira uwo mwanya amategeko amaze gushyirwaho, ahubwo itegeko nirimara gutangazwa bazatangira koshya abantu bose kurikurikiza, babahendahende kandi babinginge, ariko uko ibyago bizarushaho kugenda byiyongera mu isi bizatuma barushaho kugenda barishyiraho agahato, ari nako barikoresha mu kwambura abantu umudendezo n'ubwisanzure bw'umutimanama kugeza ku rwego rizabyara igihano cy'urupfu. Ikibazo nifuza kubaza buri wese rero, kandi nanjye nkibaza, ni iki ngiki ngo mbese naba niteguye kandi nawe waba witeguye igihe cyose rino tegeko ryazira? And that's why it's time to implement the 5 keys of survival. Kandi iyi niyo mpamvu ari ngombwa gushyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka mbere y'uko igihe kirenga. Mureke dusubire mu gice cya 2 cy'igitabo cya Daniyeli. Ibirenge by'ibyuma bivanze n'ibumba byerekana mu minsi y'imperuka ibihugu bikomeye n'ibidakomeye, ariko kandi byongera kwerekana ukwihuza kw'itorero na leta. None ni ibiki biri kuba muri Amerika muri kino gihe cyacu? Itorero na leta biri kwihuza, kandi bigizwemo uruhare n'umuryango wa Heritage Foundation wa Kiliziya Gatolika y'i Roma hamwe n'ubuprotestanti bwaguye, bari gushaka kugenzura ubutegetsi bwite bwa leta. None rero ndakomeza kubaza kino kibazo ngo mbese ninde uri kuyobora Amerika ubu ngubu? Ndabasubiza nti ntabwo ari uwo mutekereza ko ari we. Reka tujye ku ruhande rw'abademokrate, turaza kugaruka ku ruhande rw'abarepublikani. Reka tubanze twumve aya magambo y'umuyobozi w'abadepite avuga ku bisa n'ibi ngibi. Yitwa Mike Johnson. Yari arimo arabazwa n'ikinyamakuru cyitwa The Free Press. Arangije arasubiza ati, He knew a long time ago. Yari abizi mu gihe kinini gishize ko ari perezida wa Amerika Joe Biden was not the one running. Atari we mu by'ukuri wayoboraga ubutegetsi bwa Amerika mu gihe cy'ubuyobozi bwe. Ikibazo ni iki ngiki. Why did he not say that? Mbese bino kubera icyo atabivuze mbere? Mubanze mumukurikire. Mu buryo bwinshi butandukanye numvaga agiriye impuhwe perezida Biden kuko yari mu myaka mibi y'ubuzima bwe kandi afite inshingano zikomeye nka perezida, ndetse mu kuri si we wayoboraga mu gihe kitari gitoya. Ibi nabyiboneye n'amaso yanjye kandi ubu ngubu isi yose irabizi. Byarushagaho kuntera impungenge mu gihe cy'umwaka n'igice urenga mpindutse umuyobozi mukuru w'abadepite. Watubwira amakuru arambuye y'ubwo bugenzuzi bwawe wikoreye ukabona ko atari we wayoboraga igihugu? Ibi ngibi ubu ngubu biri ku mugaragaro kandi ubu noneho buri wese yemerewe kubivugaho. Aravuze ngo perezida Biden ntabwo ari we wayoboraga igihugu, ati ibyo kandi nari mbizi n'abandi benshi bari babizi mu gihe kirekire gishize. Dukomeze dukurikire. Mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize nagiye kumwirebera. Nari nabaye umuyobozi w'abadepite mu kwezi kwa 10 kwa 2023, kandi hari ibibazo bikomeye biri kuba mu isi, nuko nsaba yuko hagomba kubaho inama hagati yanjye na perezida, kuko ndi umuyobozi ugendera ku mategeko. Ndangije ndavuga nti umuyobozi w'abadepite agomba kuvugana na perezida mu gihe hari ibibazo bikomeye cyane byugarije igihugu n'isi yose. Ariko banyangiye yuko mpura nawe, maze abagize ibiro bye bakambwira bati ntabwo ari kuboneka. Ibyo byakomeje bityo mu gihe
byumweru 9 bakambwira bati perezida nta gihe afite. Nkabasubiza nti ibyo muri kumbwira ni ibiki? Ntinza ku mwanya wa kabiri mu gusimbura perezida, bityo rero ngomba kuvugana nawe. Muri icyo gihe twari mu bibazo bikomeye cyane byugarije igihugu cyacu. Nyuma naje kujya mu itangazamakuru ndavuga nti umuyobozi w'abadepite ntabwo ari kumwemerera yuko ahura na perezida. Nyuma rero abagize ibiro bye byatumye bashaka yuko mpura nawe. Kino kiganiro cyabayeho muri uyu mwaka wa 2025. Ni icya vuba cyane. Ni mureba amashusho ya gatatu akurikira kandi mwumve mwitonze icyo agiye kuvuga. Yaravuze ati Joe Biden ntabwo ari we wayoboraga igihugu. They invited me to the White House. I show up and I realize it's actually an ambush because it's not just me and the president. Baje kuntumira muri White House rero nuko ngezeyo nsanga na ambush bankoreye kuko ntabwo ari ngewe na perezida gusa. Kamala Harris, Chuck Schumer. Ahubwo hari na Kamala Harris na Chuck Schumer na Hakeem Jeffrey n'umuyobozi wa CIA wa Biden n'abandi benshi batandukanye. Naravuze nti iri nibwo twari tunguranye bankoreye kandi bano bandi bagiye kugerageza kwitambika hagati y'ikiganiro cyanjye na perezida. Hari mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize wa 2024. Nuko twaricaye turaganira twese ku ngingo nyinshi zitandukanye. Nari negeranye na perezida Biden mu biro bya White House maze amfata akaboko ati njye n'umuyobozi w'abadepite dukeneye kuganira. Mbese abandi mwaduha umwanya mutoya? Nahise ndeba ku maso y'abayobozi bandi bose bari bari aho ngaho mbona baratangaye cyane. Barangije baravuga bati oya. Arababwira ati ndi perezida ni muwe mugiye. Bagenda ariko ubona batabishaka. Nuko njye na perezida twaricaye twembi rero ndangije ndamubwira nti bwana perezida urakoze cyane kubw'uyu mwanya kandi ubu turi mu gihe gikomeye giteje akaga umutekano w'igihugu ndetse ndifuza ko tubiganiraho tukareba n'icyo twabikoraho. Real quickly, Mr. President, can I ask you a question? Ndamubwira nti ikibazo cya mbere nakubaza ni iki ngiki. Iki ni ikintu abaturage batari banumva. Ndamubaza nti nukubera iki washyizeho itegeko rivuga yuko ingufu zicukurwa munsi y'ubutaka zitagomba kongera kugurishwa mu bindi bihugu witwaje imihindagurikire y'ikirere. Ndamubwira nti ibyo ntabwo byumvikana neza kandi ni ingufu zishakwa cyane n'abafatanyabikorwa bacu. Ndamubwira nti gukora gutyo ni uguha imbaraga perezida Putin zo gutuma agurisha gaze ye aribyo bituma intambara ikomeza kujya mbere. And he looks at me stunned with this and he said I didn't do that. Maze perezida Biden andeba yumiwe cyane arambwira ati ntabwo nigeze nkora ibyo ngibyo. Ndamubwira nti bwana perezida nibyo warabikoze. Hari iteka wasinye ribuzanye ibyo ngibyo mu byumweru 3 bishize. Arambwira ati ntabwo nigeze mbikora rwose. Ndagije ndamubwira nti bwana perezida mbese wampa umwanya mutoya nkabwira umunyamabanga wawe akazana iryo tegeko wasinye mu byumweru bike yabishize. Arangije arambwira ati ibyo ngibyo uri kuvuga ntabwo nigeze mbikora rwose. Arambwira ati cyakora namenye yuko izo ngufu zicukurwa munsi y'ubutaka zangiza ikirere kandi twateganyaga kubyigaho ariko sinigeze mbuzanya kuzikoresha. Ndamubwira nti hoya ndabizi neza yuko hagaritse ikoreshwa ryazo. Ndamubwira nti kandi abaturage ba leta yanjye benshi bakora muri icyo cyiciro bakomeje kuntakira bambwira bati turi gutakaza akazi kacu kubwa rino tegeko rishya rya perezida. Ndetse ndakubwiza ukuri rwose munyamakuru perezida Biden yampakaniye mu kuri ko iryo tegeko atari yararisinye ndetse wabonaga ko nta niryaze. Nasohotse muri iyo nama mfite ubwoba n'urujijo rwinshi kuko navuze nti ubu turi mu bibazo bikomeye kuko ubu ninde uri kuyobora Amerika ntabwo yari perezida rwose. We can just stop it right there. Dushatse twasoreza hano. Uyu ni uwa kabiri mu bashobora gusimbura perezida avuga ariya magambo. None ni ukora icyo atabivuze mu mwaka wose ushize cyangwa mu myaka 2 ishize. Ni ukubera icyo bivuze ubu muri 2025. Uko byagenda kose biratangaje. Wagira icyo bivugaho? Ikigaragara neza no ko hari umugambi uhari kandi ikigaragara neza no ko ubutegetsi bwa Amerika butayoborwa n'abo tureba. Ibyo biteye ubwoba cyane kubitekerezaho no kumenya ko hari undi muntu runaka w'ibanga uri kuyobora ubutegetsi bw'igihugu gikomeye. Dushimira Imana ko Bibiliya duhishurira ibyo ngibyo kugira ngo tubashe kubisobanukirwa neza. Ndetse ngo nizeye nyandiko ari gusinya z'amategeko atazi ibyo ari gusinya ni amategeko y'iby'imihindagurikire y'ikirere, ni amateka nyobozi ya perezida. Kandi Trump nayo ni icyo ari gusinya ni amategeko nyobozi. Ndetse nayo twabonye bamubwira bati iri tegeko ugiye gusinya riravuga ritya, arangije agasinya. Bakamubwira bati niri ugiye gusinya riravuga gutya, naryo akarisinya. Uri gusinya we ntazi ibyo ari gusinya ibyo ari byo. Mbese bizagenda biti igihe perezida wa Amerika azabwirwa gusinya itegeko ry'icyumweru bikozwe n'imigambi y'abajyanama be, bakabikora bagambiriye ko rihinduka itegeko ry'igihugu n'iry'isi yose. Aha niho tugeze. Uru ni ku ruhande rw'abademokarati. Mbese uzi igitangaje cyane, tumaze kubona ayo mashusho yose agaragaza ko ishyaka ry'abademokarate n'uwari perezida Joe Biden atari we wari uri kuyobora igihugu mu gihe cy'ubutegetsi bwe. None ninde wayoboraga? Ubu ishyaka ry'abarepublikani niryo riri ku butegetsi
ndetse naryo twabonye tudashidikanya ko atari perezida nyawe uri kuyobora, kubera ko uyu Kevin Roberts n'uyu muryango wa Heritage Foundation bavuze bati ubu ni twebwe turi kuyobora ibintu byose. Mbese ikibi cyane kuruta ibindi ni ikihe? Ndatekereza ko dushingiye ku buhanuzi bwa Bibiliya ikirushijeho guteza akaga cyane ni bino turimo muri kino gihe, kuko byo byanditse no mu nyandiko zabo neza icyo bifuza gukora ko ari ugushyiraho itegeko ry'icyumweru. Ibyo ni gute buri wese atabibona? Reka noneho tubishimangire neza ko uyu Kevin Roberts ndetse na Kiliziya Gatolika y'i Roma bari mu muryango umwe. Hano baranditse ngo umurwanashyaka ukomeye w'umugatolika Kevin Roberts ayoboye umuryango wa Heritage Foundation wateguriye Trump imigambi yo gukurikiza muri manda ye ya kabiri. Twongere twibukiranye ibi ngibi. Uyu ni Kevin Roberts avuga kuri Kiliziya Gatolika y'i Roma. Nk'umugatolika w'i Roma ndamutse nicaranye n'umuryango wanjye cyangwa inshuti zanjye ziri hano tuganira ku bya Kiliziya, navuga nerekeza muri icyo cyerekezo. Ikigoranye cyane kuri twebwe turi muri politike, ari nacyo twebwe umuryango wa Heritage twibandaho cyane, ni ukwibanda ku gushyiraho amategeko ayobora aho kwibanda ku matora gusa, kandi ayo mategeko ayobora abantu agenwa n'uwatsinze amatora. Ubwo rero tugomba no kwita ku matora tutajenjetse. Dutekereza ko Roma cyangwa Washington ubiri mu rusobe rw'ibibazo, kandi twibwira yuko tugifite igihe gihagije, ariko mu kuri turi kugendera ku gihe cy'Imana. Ibyo ndagerageza kubivuga kandi nzi yuko mubizi yuko ari ukuri, ndetse tuzi ko nyina w'amatorero yose ariwe Kiliziya Gatolika adatekereza mu buryo bw'iminsi n'amezi cyangwa se kuri manda ya perezida gusa, ntanatekerereza imyaka 10 gusa, ahubwo atekereza imigambi y'ibinyejana n'imigambi y'ibinyagihumbi. Kandi ndababwira nk'umunyamerika wizera ko kino gihugu ari cy'umwihariko, nk'abandi n'umunyamateka ukunda kino gihugu cyacu, ndababwira ko n'Amerika igomba gutekereza muri ubwo buryo. Aravuze ngo nyina w'amatorero yose. Ndifuza kugira icyo mvuga hano, kuko avuze ko Kiliziya Gatolika y'i Roma itegura imigambi y'ibinyejana n'imigambi y'ikinyagihumbi, kandi turabizi ko Kiliziya Gatolika y'i Roma ari iri inyuma ya projet 25, bityo rero niyo muyobozi mukuru. Uko bigenda kose, utitaye ku ishyaka ryaba riyoboye, ni nk'igisiga kimwe gifite amababa abiri atandukanye ariko yose akorera hamwe. Bashobora gukoresha abademokrate mu gihe runaka kugira ngo bibaheshe uburyo bwo gukoresha abarepublikani mu kuzana andi mahame mashya. Nanone rero rino ni rya hame rya Hegelian dialectic, aho bateza ibibazo bagahanganisha impande zombi kugira ngo bazane icyo bita igisubizo baba barateguye mbere. Mbese ubundi ni amakuru mashya ko n'uwari perezida Joe Biden yabarizwaga muri itorero yari umugatolika? Mbese ayo ni amakuru mashya? Oya. Ariko nyine bahanganisha impande zombi kandi bose bumvikana. Dukomeze dukurikire. Nk'umugatolika w'i Roma ndamutse nicaranye n'umuryango wanjye cyangwa inshuti zanjye ziri hano tuganira ku bya Kiliziya, navuga nerekeza muri icyo cyerekezo. Ikigoranye cyane kuri twebwe turi muri politike, ari nacyo twebwe umuryango wa Heritage twibandaho cyane, ni ukwibanda ku gushyiraho amategeko ayobora aho kwibanda ku matora gusa. And this is the power behind President Trump. Kandi iyi niyo mbaraga iri inyuma ya Donald Trump na J.D. Vance. Uku ni ugusohoza ubuhanuzi, ndetse twibutsa amateka yahawe na Yezebeli. Biradutera kwibaza ngo mbese yari arihe? Uku ni ugusohoza ubuhanuzi bwa Herodiya wayoboraga leta mu buryo butagaragara, agategeka kandi akagena amategeko agomba gushyirwaho n'umwami Herode, ndetse n'umukobwa we Salome yarakoreshejwe. Ubu twamugereranya n'ubu Protestanti bwaguye. Herodiya twamugereranya na Kiliziya Gatolika y'i Roma. Kandi mumenye yuko mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 17 ku murongo wa 18 havuga hati, Babuloni niyo itegeka abami bose bo mu isi kandi niyo maraya ukomeye. Ubu ni ubuhanuzi buri gusohora, ndetse mu gitabo Intambara Ikomeye haratubwira ngo amahame ya Kiliziya Gatolika y'i Roma ubu arishimirwa mu nteko nshingamategeko zitandukanye no mu matorero no mu mitima y'abantu, ngo iryo torero ryiteguye gushoza intambara. Mbese ubwoko bw'Imana buriteguye? Mu gusoza rero ndifuza kuvuga iki ngiki. Mbese mubona uburyo Perezida Donald Trump afite andi magambo akunda gukoresha cyane atari ariya yitwa igihe cy'izahabu? Ayo magambo akunda gukoresha cyane aravuga ngo ni ukongera guhindura Amerika ikomeye.
And what did Nebuchadnezzar say of Babylon? Mbese n'icyo umwami Nebukadinezari yavuze muri Babuloni ya kera? Nawe yaravuze ati, ngiyi Babuloni ikomeye niyubakiye. Nawe rero yari umwami urata cyane ubutegetsi bwe. Kandi ubwo Nebukadinezari yavugaga atyo ko yubatse ubwami bukomeye cyane, icyahise kimubaho n'iki? Yahise ava mu bwami bwe. None byashoboka yuko uyu muryango Heritage Foundation na Perezida Trump na J.D. Vance na Mike Johnson umuyobozi w'abadepite n'uyu mushinga wabo wo gutangirira muri 2025 hamwe n'ubuprotestant bwaguye ntibavuga ko bashaka kongera kubaka kino gihugu bakagihindura ikinyambaraga cyane, kandi ibyo bigakorwa mu gihe bita igihe cy'izahabu. Mbese ahari ntibyashoboka ko cyaba ari cyo gihe cyo kugwa kwa Babuloni kandi kagwa mu buryo bwuzuye? Ubwo ni ukuvuga ubupapa n'ubuprotestant bwaguye. Mbese ibyo byashobora kubaho mu myaka iri imbere? Icyo nicyo nifuza ko twibaza. Hari amagambo wavuga usoza? Nizera ko bishoboka cyane, kandi birenze ahubwo kuba bishoboka. Dukeneye kumvira iby'Imana idusaba kubw'imbaraga yayo, kuko igihe cyo kitari guhagarara. Nubwo bino byose turi kubibona biri kubaho, byanyibukije amagambo yanditswe na Ellen White mu gitabo Intambara Ikomeye, paje 594. Rimwe na rimwe tujya dutegereza yuko ibintu bibaho mu buryo runaka no mu gihe runaka, ariko uburyo tubirebamo bukaba atari bwo buryo bw'inyandiko. Ellen White yaranditse ngo, mbere y'uko abambwa, Umukiza yasobanuriye abigishwa be ko azicwa kandi akazuka ku munsi wa gatatu, ndetse abamarayika bari biteguye gukomereza ayo magambo mu bwenge no mu mitima by'abigishwa. Ariko abigishwa bo bari bategereje kubaturwa kugaragara ku ngoma y'Abaroma, bagakurwa mu buretwa bwabo. Ntibashoboraga kwihanganira ko ari ibyiringiro byabo ababazwa mu buryo bw'urukozasoni kandi akicwa. Rero bo batekereza guhanuza mu buryo bwabo, kandi bakita gusa ku byo bibwiraga mu mitima yabo bitari bihuje n'inyandiko. Harakomeza ngo, amagambo bari bakwiriye kwibuka yahanaguritse mu bwenge bwabo, maze igihe cy'akaga kigeze gisanga batiteguye. Urupfu rwa Yesu Kristo rwarabatunguye cyane, bamera nk'aho batigeze barubwirwa mbere hose. Biratangaje cyane. Mbese ni gute bakabaye barize ubuhanuzi, bakabaye baranabusobanukiwe, bakabona urwango rw'Abayahudi n'imigambi y'Abanyaroma n'ukwanga Kristo kwabo bombi, maze bakabona ibyari bigiye kubaho. Kristo yari yarabasobanuriye neza uko bizagenda, agahora ababwira ati nzapfa kandi ku munsi wa gatatu nzazuka. Ntibashoboraga kuzirikana ayo magambo y'ukuri. Kandi na mbere y'uko Yesu avuka, hari ibitabo byinshi by'ubuhanuzi byari byarahanuye ibyo ngibyo, ariko igihe cy'akaga cyarinze kigera, n'abigishwa ba Yesu batiteguye. Uhereye mu ivuka rya Yesu bagiye bahusha intego ari benshi, maze abashumba bo hanze baba ari bo babisobanukirwa bonyine. Reka nsome aya magambo asoza muri icyo gitabo. Aravuga ngo, ni muri ubwo buryo binyuze mu buhanuzi natwe twahishuriwe ahazaza neza, nk'uko byari bimeze ku bigishwa ba Yesu Kristo. Ibimenyetso bifitanye isano n'irangira ry'imbabazi ndetse n'umurimo wo kwitegura twabigaragarijwe neza, ariko abantu benshi cyane ntibasobanukiwe ibyo ngibyo mu buryo busa naho batigeze banabishurirwa. Imana idufashe cyane, kandi ndasenga ngo twe kubarirwa mu itsinda nk'iri ngiri, kuko nta rwireguzo dufite bitewe n'uko twabonye umucyo mwinshi utandukanye, tukabona n'imiburo itandukanye, bityo rero nta rwireguzo na rumwe dufite. Mureke dusenge. Data uri mu ijuru, tugushimiye kubw'imigisha yawe myinshi uyu munsi, n'ibyo twize byose uyu munsi kubw'ubuntu bwawe. Nk'uko amagambo tumaze gusomerwa bivuga, ibimenyetso bifitanye isano n'irangira ry'imbabazi hamwe n'umurimo wo kwitegura, kuko igihe cy'akaga kidusatiriye twabisobanuriwe neza, ariko benshi ntibamenye iby'uko kuri mu buryo busa naho batigeze banakubwirwa. Satani arifuza kudutungura kugira ngo azatuvutse ubugingo buhoraho. Mwami, ugirire ubuntu ubugingo bwacu, kandi uturinde kuba mu itsinda ry'abatiteguye, ahubwo uduhe imbaraga n'ubuntu bwawe na Mwuka Wera kugira ngo adushoboze. Ukomeze kutuyobora muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.